Noneho nkagaruka rero kwa Irene muri ndahabi. M.I Empire. M.I. Uyu mudamu ugende wumva ibintu byose yavuze, yica no sindi bivuge ko ntabwo banyishyuye. Ugende umuhige wumva ibyo yavuze. Nusanga ibyo yavuze ari ukuri, mu mutima wawe wicare wigaye. Umuntu w'umugabo. Irene urabizi neza ko ntari biryange, wamaye ikiganiro, uri umuntu mwiza, ukihandagaza ukavuga aho waryamaniye n'umuntu. Wow. Ati ngo mwaryamaniye ngo musanze ngo hafi y'ibirunga. Excuse me madame. Wow. Aho mwaryamaniye haraguhindezo. Ndabanza ngo ushire muri salle dope maze nkubwire. Ahantu mwaryamaniye haraguhindezo. Ushobora kuza kuvuga ko wabyaranye n'umuntu natwe twarabivuze. Ushobora no kuba ko watandukanye n'umuntu kugira ngo usa n'umutima. Hanyuma aho waryamye haragusana uwuhe mutima? Aho mwasambaniye haragusana uwuhe mutima? Yego. Noneho nta nubwo ngo mwasambaniye Rubavu gusa. Nazamusanze uko wabivuze. Usubira mu kiganiro wumvise wanavuze ko mwaryamanye ngo za Kanyonyombye. Aho mwasambaniye Kanyonyombye wavuze mu kiganiro ngo niho mwahuriye. Ubwira umunyamakuru harimo indezo. Reka mabwiza ukuri bababwiye ko kwanika umuntu ukavuga aho mwasambaniye uko mwaryamye, none urangije ava ngo twaryamanaga ngo hepfo mu Giporoso. Excuse me madame, ngo hano hari akabari ngo umanutse guri. Ibyo ni ibintu byo kuvuga i Rwanda. Ese ubundi ko numva wanishimye na muri ndahabi wumva yaguhaga amakoko, yaguhaye ibiki bya muri ndahabi, wazanange wazankoreye ka delivery ahantu botsa agakoko neza ko ndi umwana w'umunyarwanda ukangurira agakoko. Nawe urashaka gutamo? Ntemo bitwaye ikize. Ubuseka gasa kujyungurira. Kujya ungurira tugasangira. We ashaka kugurira nyine bisanzwe. Nje ndashaka ngurira bisanzwe nango ntaye. Okay, wow. We wari wumvise iki? Kagutamo nyine. Anamo nyine nkoko siyo mvugo. Nawe wamutama ariko. Nanjye namuta hari birenze se. Niki kirenze. Icyo cyumvikanye. Nta muntu byara atahuye n'umugabo. Rero aho mwahure ntabwo ari ngombwa. Yewe nawe ushaka kuhavuga rimwe, ubundi ngiye nsanzwe nzi ko abantu bavugaho baryamaniye kuko bafatanye bafashwe ku ngufu. Noze kutafashwe ku ngufu wabaga wijyanye uri gupublicita aho waryamye ngo bigende bite. Nabonye comment mu kanya bavuga bati umusaza yagarategura ati wabona ari umuzanye. Hago yitwayisomaga mu kanya. Umusayi ni za ntuza se za rokete wagiye yari yatubwiye ati je rimwe gake nzayangiye nane kura cya Misire kimanuka. Kankubwire. Abantu bagiye bahakana ko yago ibintu yagiye avuga bimwe na bimwe atari byo. Ako gake rokete mwigenda usohoka umunsi ku wundi. Ubu ngubu yago naramwumvisha ibyo yavuze, numva agahinda ke n'ibintu yanyuzemo byose. Ariko porampora wa mugani w'abagande gake ngenda ndushaho kugenda numva ibi bintu yago yarabivuze. Niba ujye ukurikirana ibintu yago asohoye wa munsi akora live avuga abantu bamuhemukiye n'abagomba kumusaba imbabazi, agenda avuga n'amafuti yabo n'amakosa yabo, avuga ati ko mwanyihaye mukanyanga mukamvuga muzi ko ari mwebwe beza. Iki kintu yago yarakivuze. Kubera icyo ubona abantu bese babihuza se na yago nyine wamugana. Umukobwa nuko yabivuzemo. Umukobwa ubwe yivugiye ngo yavuze ko yari yamubujije, ariko nyuma avuga ko yanamwatse ikiganiro, anavuga ko yibwiriye yago ko yabyaranye na muri ndahabi. Ariko rero wa mukobwa reka nkubwire, nabonye usirimutse, nge nabonye uri mwiza, uri inzobe, uri mwiza pe, uko nakubonye nta kintu utwaye, ariko mu mutwe wawe wakabaye usirimukana ibimenyetso hano kuri social media. Twe dukunda ibimenyetso. Bazo kiri mwaha. Dufite ubuyobozi bwuzuye amahoro, dufite ubutabera, dufite inzego z'umutekano. Irene afite inshuti, Irene afite umuryango, uyu mukobwa afite umuryango, afite inshuti. Mbere yuko uza mwitangazamakuru wegere umuryango wa Irene. Se niba utaragize umugisha wo kuwumenya wegere inshuti za Irene. Se niba utaragize umugisha wo kuzegera wegereye Irene muri ndahabi, uramwandikira ku yindi telefone biranga. Ese ibyo byose niba baranabigerageje bikanga, nyuma y'ibyo wegereye ubuyobozi. Nyuma y'ubuyobozi ubona kuza mwitangazamakuru. Umuntu umwe wa hafi mu bantu ba Irene. Reka mbabwira aya makuru tubazaniye twayahawe n'umuntu umwe mu bantu kw'Imana yo mu ijuru b'inshuti gutya na muri ndahabi Irene.
hose yatwibwiye reka rero tubabwire uko bimeze. ati rugewe ati wo tuzi ati Irene tuze mu myaka ndumva ari 6-7 cyane, ati wo tuzi kabisa tuzi ko ari umumama utuje yego rwose usenga ati noneho ikirenze nta nubwo tuzi ko yaza kuri izi kamera ati ntashaka kuhagera, icyo ndakizi nakiyumviye n'amatwi yanjye. yego ati zanye ati uyu ntawe tuzi ubwo rero kereka ariko tugarutse inyuma nubwo nari kuhagera ntabwo n'ubundi aho abantu babiri bahurira yego twahamenye. hari uwo tuzi mu mwandiko wemerwa n'abantu ari uyu nguyu twakomeje twumva ari nawe abereye proud mu gupostinga umwana we. icyo ntago dushobora kujyaho ngo duhakane ko umuntu adashaka kuboyikota ngo ajye hanze, ahubwo twari twaje kuvuga kuri uyu mwana wundi w'umukobwa wagaragaye muri uyu mwandiko ariko asa naho yakoresheje imvugo z'urukozasoni. Niba yanamubeshye cyangwa se ko ari cyaha gihanwa n'amategeko, ahubwo Irene nawe ni nk'umusitari kandi ufite fans, ufite abantu bamukunda, ufite fame, nagira ikintu akora kuri iyi nkuru yamusohotseho. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV turi kumwe na Magnifique, ngiye guhindura izina. Ukwezi Live TV. Ukwezi Live TV oya nta kibazo sheri. Ubu ntago nzongera kwivuga, nzajya mvuga ngo muri kumwe n'Ukwezi Live TV. Nibyo. Sibyo? None ntangiye mvuga ngo Magnifique nabonye abantu bari kongera mignonne Magnifique. Uzi impamvu muze Magnifique? Hari inkuru mbonye ahantu umwana w'umukobwa ngo afite amazina yiswe n'ababyeyi, noneho we ayo babyeyi bamwise ntago ari abantu bamuziho, ahubwo we ayo yiyise. So nanjye ndashobora kwita Magnifique, ndaberewe mugabo. Umeze mte. Tumeze neza ja. Trendy. Meze neza uwase. Yego. Trendy. Aha, mbamba ni imihanda iri ku imeze iki? Hejuru cyane. Ariko hari ikiganiro twakoze cy'abantu barasetse mpaka bahera umwuka. Hari umumama yitwa Jackie. Aba Finland ndaje ndakumvisha record yamaye yambwiye ati nasetse naheze umwuka napfuye ndahwereye ati bimwe biteye ubwoba ati ikintu noneho Jack atakuvuga ngo iby'igikapu ati ngiye mfite igikapu ndarya ati noneho ngo narigiye kane cyo kunywa sasa ati narikeri ntazi kwisi iyo kugira ngo se ashire igikapu nasetse na oya we nyine ntacyo bimutwaye kubyibwa ntimuza kwirira cyo kwinywera none yambwiye ati Jackie namukunze ntiwabyo ntushaka kumva ati nase icyo nzi neza nuko nayabonye na comment abantu ati akantu k'igikapu ni fresh kabisa shacyo koromana mva nabonye abantu ko akibibunoze hari nakibibuno twakoze barasetse nyine ako kibibuno ndabizi kari kumwe n'ibikapu ndabizi ndi kuvuga nta ibibuno nta haraho nabonye ngo byanodotse ngo ako kunodoka kararo comment yose ngo akarusha ngo ako kunodoka karanyishe ucyara nodoka shaha Jackie ni hatari ariko n'ubuzima nyine abagukunze bakomeze bagukunde bagushyigikire ntacyo bitwaye kandi nicyo Imana ishaka ko abana bayo bashyira hamwe tugakundana tukubaka ubumwe sibyo yego ahandi wari umeze gute meze neza ndashima Imana nge ndumva ka gripe kasa nakaje ariko ndanywa imiti gripe subwivuye he ariko simbizi niba ari ikirere mu kaya sinaye muzima mbazi abazimu bashye mu izina rya Yesu tutabatekesheje none se rero bon reka wibarize kandi bwo ngo hamagaye ati gasa mbabarira hari ibintu warurimo ariko numvaga nifisa ko tuvuga kuri iki kintu nubwo bwije nta kibazo Imana ishime ko tubonanye nubwo bitari bikoroheye bitewe n'utugonda rurimo nabonye inkuru rero inkuru mu kanya gatoya atariyo nanjye nabonye ariko kuko tuweze ati imihanda tuyibaho iso yawahereye kubiyisa amazina ndavuga ni ese iyi nkuru bimeze bite cyangwa niho bihurira wagwana ubundi umukobwa agira atya ubwo ni umufemera reka nkoresha iryo mvugo kandi bubahwe nabo gukundwa ni n'abantu bafata inshingano zikomeye cyane ko biragoye kurera abantu hari undi mwakwiye ko mubarirana
ariko ugafata inshingano uri umuntu ukibarangura much wenyine. respect njye bari abantu ndabubaha cyane ariko Yego. ariko tugira gutya tubona ati umunyamakuru Irene Muri ndahabi. ati yaneye inda yantaye mu nzu yagize iki n'abanyakomantere nyinshi zivuga ziti wa mukobwa we twizere ko ibyo uri kuvuga uje kuvuga kuri iyi mihanda utari guharabika umuntu kubera yuko cyaba ari icyaha gikomeye gihanwa n'amategeko. Wowe iriya nkuru wayibonye utereka duhera aho ngaho. Yemwe gripe ariko irakwishe. Iriya nkuru ntarajya muri za analize zanjye zibaga za operation, ntarinjiza umuntu muri operation muri salle dope mbere yuko ninjiza abantu muri salle dope. Hari icyo mbanza kuvuga mbere ya byose. Wana ni salle dope, abantu mubimenye nimuzaba mubona nicaye mu bati wana docteur yahageze aya nabashiririje wana muri salle dope kabisa. Ubu ngubu nsigaye nshaka kwinjira muri salle dope ku bintu by'imihanda. Twinjire muri salle dope gute rero sasa kuri uyu munsi? Wewe wabibonye gute? Nicyo nari mpereyeho. Icyo mperaho uriya mukobwa yavuze ngo yitwa ariko bananditse wana. Ego trend yose isohotse kuko manekereza kuzayivugaho. Yavuze ngo yitwa Shema Diva. Juste ni nawe natangiye ngiye mvugaho. Sinanzi ko ari ugiye kumbazaho. Yego. Ariko ababyeyi be ngo bamwise Shema gira amata Gonzolike. Gonzolike? Yes. Ariko abandi bana bafite amazina meza. Kwika. Niba IRENE yaranaterese rwose hano yaterese yamwitaga Gonzo. Ayamaga wigonzo. Wigira. Shema. Sheshe sheri. Sorry fake. Niba yaraterese ariko ntago tubimushinjije. Yes, twihuse cyane rero ku ruhande rwa Shema Diva. Reka bari wemeraho kuko ne wazanye iyi saga niwe wazanye ikibazo cye muri salle dope. So rero tugomba kukirebaho. Nukuvuga ngo uyu mwana w'umukobwa Shema ibyo avuga bishobora kuba ari ukuri cyangwa satari n'ukuri kuko turi ku mihanda y'ukuri n'ibitari ukuri bitewe n'ikigenza umuntu ku giti cye. Ariko mu ruhande rumwe mbere yuko mwinjiza muri salle dope namubwira ngo Imana imufashe kurera uyu mwana, niba hari n'undi afite Imana imucira inzira, Imana imugirire neza mu buryo bwose bw'ibifatika, Imana imuhe ibimutungira abana. Yego. Tugendane. Kuko iyo umubyeyi adafite ibyo agaburira abana biba ari ikibazo cyane. Nanjye nibyo nabahereyeho. Noneho nkagaruka rero kwa Irene muri ndahabi. M.I Empire. M.I uyu mudamu ugenda wumva ibintu byose yavuze yica no sindi bivuge ko ntabwo banyishyuye. Ugenda umuhige wumva ibyo yavuze. Nusanga ibyo yavuze ari ukuri mu mutima wawe wicare wigaye. Umuntu w'umugabo. Irene urabizi neza ko ntari biryange wamaye ikiganiro uri umuntu mwiza twabanye neza muri industry kandi hari abantu benshi namenyeye kuri M.I, hari inshuti nahakuye, hari nibyo nawungukiye, hari nuko nahabohokeye. Sindi hano kugutera amabuye. Umuntu wese wamfunguriye umuryango sinzamutera amabuye ariko nzamunenga naba ari mwikosa. So rero nicaye hano nk'umuntu utaje kukunenga cyangwa utaje kukweza. Nicaye nk'umuntu uje kwanariza ku byavuzwe kuri iyi mihanda. Utazanye. Ntabwo ari nge wabizanye. Yego. Nje kuvuga ku byizanye byaje bigenda biratembera ngo bi ngo ba. Sasa ndashaka kugaruka kuri Shema Diva. Nabonye abantu bashamutera amabuye. Kuri yo nuze yavugiyeho ibyo bintu. Abantu bati wa mukobwa we uri kirara, abandi baturinda yawo, ndi ati yombo umusitari ninjye ubaraguteye inda, abandi bati birasa nkaho beshya, abantu bamuciriye imanza. Ariko sindi hano gucira uyu mukobwa imanza kuko pase ntabwo nyizi. Ahubwo darerera ikintu kinyicaje hano Jackie. Nkahita amaguruka ubundi nkataha. Yego. Shema uzi ikintu kinyicaje hano nje kukugaya. Ibyakubayeho pole, ibyo uvuga birumvikana, ububeshya ubutabeshya, ibyo uvuga rwose byubahwe turi hano kubyumva. Ahubwo dore ikintu tutigeze twemeranywa muri iyi nkuru yawe. Njyewe nkanjye bwite tutigeze twemeranywa. Umwana w'umwari, umwari w'i Rwanda,
umukobwa mwiza warezwe n'ababyeyi ufite ubwenge ufite umuco n'indangagaciro z'umukobwa w'umunyarwandakazi na kirazira wasengewe niba utaranasengewe hari abasengeye imiryango ubwo iryo sengesho nawe ugenderamo barakwizerera Imana itanga ubwenge mu miryango. Urifata ukihandagaza ukavuga aho waryamaniye n'umuntu. Ati ngo mwaryamaniye ngo musanze ngo hafi y'ibirunga. Excuse me madame. Aho mwaryamaniye haraguhindezo ndabanza ngo ushire muri salle dope maze nkubwire. Ahantu mwaryamaniye haraguhindezo ushobora kuza kuvuga ko wabyaranye n'umuntu natwe twarabivuze. Ushobora no kuba ko watandukanye n'umuntu kugira ngo usa n'umutima. Hanyuma aho waryamye haragusana uwuhe mutima? Aho mwasambaniye haragusana uwuhe mutima? Yego. Noneho nta nubwo ngo mwasambaniye Rubavu gusa. Nazamusanze uko wabivuze. Usubira mu kiganiro wumvise wanavuze ko mwaryamanye ngo za Kanyonyombye. Aho mwasambaniye Kanyonyombye wavuze mu kiganiro ngo niho mwahuriye. Ubwira umunyamakuru harimo indezo. Erega ubu ngende kumva ari we ndi kubwira ndi no kurebana nawe. Ndabizi neza yuko gasarira rebwa. Uravuga ngo waryamanye ngo Kanyonyombya. Ujya kunyonyomba yo nyonyoberera hari umunyarwanda wagutumye ngo ujyeyo ku buryo ushobora kuza guhangara. Ariko reka mabwiza ukuri bababwiye ko kwanika umuntu ukavugaho mwasambaniye uko mwaryamye none urangije ava ngo twaryamanaga ngo hepfo mu Giporoso. Excuse me madame ngo hano hari akabari ngo umanutse guri. Ibyo ni ibintu byo kuvuga i Rwanda. Uvuze ko mwarwabyaranye ko twakumva ko twese twabyaye ariko ninde wababwiye ko tutabyaye sha? Ninde wabibabwiye? Cyangwa bababwiye yuko abandi batabyaye badafite n'ibikomere? Ahubwo nawe ejo uzatubwira aho mwabyaranye bajya kugutera inda. Bagutera inda he? Ntabwo banterenda mu mihanda. Ngese ndumuro ndondora ngo ndabyariya umuntu w'umugore koko wagiye kugise. Umusirimu nabonye wisiga maskara nk'umuntu yiguze vuba. Koko k'umuntu rwose umbabare gushamira iryo jambo. Koko umuntu w'umusirimu nabonye wisiga maskara ufite rouge à lèvres ufite ubwenge utekereza ureba koko utekereza mu bwonko bwawe. Umuntu arifata mu mutwe agakora ibintu nk'iby'umuntu udatekereza. Reka ubwize ukuri ntabwo ndi hano kugutuka. Nanjye bazambwira yuko maskara nyisize vuba kuko aribwo nyibonye baravuga yuko ndevirije vuba ko aribwo mbibonye nkuko mbikubwiye. Ubwo nanjye ni comment yanjye wihangane. Ariko message yawe reka nyiguye kuri uyu mugoroba. Iri joro nicaye hano ubu bibaye saa ngahe zo mu Rwanda saa 3:12 turariraye hano turendeze kuba turyamye. None yatoye cyo kuvuga. Shaga sareka kutsetsa banza mbwira uyu mwari. Witeka Gasaro aranzengereje mu kiganiro. None se twari kuba twatashye. None reba twari kwa nyine twitahiye twiryamiye twimereye cyane. None turiyatoye cyo kuvuga. Ubuse nago batashye bagiye iwawe uryamye. Ariko dukora abanyarwanda. Yes kugira ngo tuganire. No kuri nanone. Ngeweje ntago ndi kuregreta kabisa. Twakabaye twatashye Gasaro atashye agiwe nanjye natashye nagiye iwanjye. Hako birayi twicara tubateko izi trend uyu mugore aryamye mu mihana ingana gutya wabyutsa hakaryama ha ntago twarara tutamuhaye ibye. Koko ko wari wavuze ko wabyaye wababajwe wavuze ko muri ndahabi ataguhaye amafaranga yo guhaha ntago tubihakanye. Uvuga ko muri ndahabi atishyura umwana ishuri ntago tubihakanye kuko hose mwaryamane twari duhari ntago tuje hano kweza muri ndahabi. Ahubwo ngi ikintu kinyicaje kuri iyi kamera aya masaha ndashaka kukubaza madamazera ninde wagutumye kuza kubwira abanyarwanda aho waryamye hose ngo umbwire ngo ikintu bigufasha n'ikintu bikungura.
ngiye ntago ndi hano kukubaga wenda cyangwa kukubwira nabi cyangwa iki nanjye ejo uzambona zankosore kuko ndi umuntu ndagayana nkanakosanya nanjye yamana ariko nkubwiza ukuri mw'abanyarwanda mwe mudukurikiye Gasaro ndayikunda we ndayikunda nsigaye mbakunda ku kigero ntashaka kubabwira mw'abantu mwe bareba Gasaro uzi ukuntu mumfasha kwanariza bino bintu muri comment mba mbabona niyo mpamvu mubona mbasubiza nukuri ndabashimira buri kintu cyose gisohotse mu kivuga Imana ibaho umugisha uyu mwana w'umukobwa yahangaye aravuga ngo yaryamanye na murinda habi ngo hafi y'ibirunga arongera aragaruka umunyamakuru aramubaza ngo baryamaniye he ngo kanyonyombya ngo baryamanye kanyonyombya ngo bagiye inshuro 3 arongera umunyamakuru aramubaza ako mwabanyamakuru mwe namwe kambabwire muzavugisha abantu nakari murore umunyamakuru arongera aramubaza ati sahandi mwaryamaniye wumva wibuka ni ati yanguriye inkoko ati twaryamaniraga Remera ati niho twajyaga koko ubwo nkiyo niba ufite ababyeyi nk'umwana w'umukobwa ufite ababyeyi urumva yari message warukuye iwanyu kandi ubujya gutwara iyo nda ntago yigeze wabwira izo nshuro zose ahantu ko haryamye warababwiye ngo byarakugwiririye kandi niko bimeze usajya kwemera ko hagiye uryama izo nshuro zose uryamubyuka ese ubundi ko numva wanishimye we na murinda habi wumva yaguhaga amakoko yaguhaye ibiki bya murinda habi wazanange wazankoreye ka delivery ahantu botsaga koko neza ko ndi umwana w'umunyarwanda ukangurira agakoko nawe urashaka gutamo ntemo bitwaye ikize ubuseka Gasa kujya ungurira tugasangira we ashaka kugurira nyine bisanzwe njye ndashaka ngurira bisanzwe nango okay wow we wari wumvise iki kagutamo nyine anamo nyine nkoko siyo mvugo nawe wamutama ariko nanjye namuta hari birenze se niki kirenze ufite n'agafaranga ni wamutamo nta nibirenze ariko rero reka ngaruke mu mwandiko ntago nkwihaye madamaze tuganire ikintu cyo kuvuga aho waryamye naho wabyutse inshuro zose ariko mukoyo umuntu muzima tekereza ubundi si uvuga ko mwabikoze bikarangira mukanabyara hanyuma ukanakurikiza ari amarira warize ko twari kukumva kitumvikana naho hano wagiye uryama none urangize yavuga ngo ntago ndi buhavuge mu kiganiro ngo nabangiye kubamamariza none wiyamamaje wamamariza aho waryamye ni wowe ubwawe wiyamamarije wamamaza aho wagiye uryama naho wagiye ubyuka okay ntacyo wavuze wabwiye umunyamakuru ngo rero ahantu hose twaryamye ngo singiye kuhavuga ngo ariko bagiraga ngo ibintu byiza ariko man none se Jackie reka nkwibarize ariko man umukobwa yagusekeje pe yanzengereje uzi ikindi nshaka kongeraho Gasa tarambaza murinda habi rwose sindano ku kwezi nta nubwo diva ndi hano kugusiga umwanda no kugusiga ibyaha twese Uwiteka niwe mucamanza ariko turano kujya duhuguranye wabwiye abanyarwanda ngo icyakuzanye waje hano kugira ngo abanyarwanda bumva karengane wahuye nako mu karengane kawe rero ushobora kuba wakavuza ukavangamo n'amakosa ugerageze gukontorora ururimi ahandi hose ugiye kujya ugenda utanga ibiganiro ureke kugenda utanga aho waryamye aho wabyutse aho waryamye aho wabyutse n'ubundi nta muntu ubyara atahuye n'umuntu icyo cyumvikanye nta muntu ubyara atahuye n'umugabo rero aho mwahuriye ntabwo ari ngombwa yewe nawe ushaka kuhavuga rimwe ubundi ngiye nsanzwe nzi ko abantu bavuga aho baryamaniye kuko bafashwe ku ngufu ntuze ko utafashwe ku ngufu wabaga wijyanye uri gupuburisita aho waryamye ngo bigende bite murinda rwose uyu mugore niba rwose waranabyaranye nawe ntago mbizi ubwo ufite uko muzaganira n'ubundi yavuze ko ujya umuha amafaranga ngo ukamuboroka gutyo gake anavuga ko yago ari wowe wamubujije kuza mu itangazamakuru yago se yabijemo ati yabijemo iyo bagenda bumva ikiganiro iyo cana se uko mba nahiza amakuru namwe mwirukanga imihanda muragenda murahagera ngo yago niwe wagize gute wamubuje kuza mu itangazamakuru none se madamaze ko yago yari yakubujije wanavuze ko wandikiye yago umusaba ikiganiro akakikwima ariko rero bino bintu yago yari yaranabivuzeho nabonye comment mu kanya bavuga bati umusaza yagarategura ati wabona ari umuzanye ntago yitwaye somaga mu kanya umusayi ni za ntuza se za rokete wagiye yari yatubwiye ati je rimwe gake nzaya ne kura cya misire kimanuka aya naga ngiye siko mbitekereza nese urumva niba yarabuje no mukobwa kuba yajya kuri cano ngo abivuge ako Gasa yarekura roketa te
gasa reka nkubwire abantu bagiye bahakana ko yago ibintu yagiye avuga bimwe na bimwe atari byo ako gake gake rokete mwigenda usohoka umunsi ku wundi ubu ngubu yago naramwumvisha ibyo yavuze numva agahinda ke n'ibintu yanyuzemo byose ariko porampora wa mugani w'abagande gake gake ngenda ndushaho kugenda numva ibi bintu yago yarabivuze niba ujye ukurikirana ibintu yago asohoye wa munsi akora live avuga abantu bamuhemukiye n'abagomba kumusaba imbabazi agenda avuga n'amafuti yabo n'amakosa yabo avuga ati ko mwanyihaye mukanyanga mukamvuga muzi ko ari mwebwe beza iki kintu yago yarakivuze none dore sindi hano kubivugaho yago yabivuzeho twikomereze mbaza ikindi kibazo kubera icyo ubona abantu bese babihuza se na yago nyine wamugana umukobwa nuko yabivuzemo umukobwa ubwe yivugiye ngo yavuze ko yari yamubujije ariko nyuma avuga ko yanamwatse ikiganiro anavuga ko yibwiriye yago ko yabyaranye na Murindahabi yabyivugiye asaba ngo yaga ikiganiro cyo korereka nkubwire divano hano wakoze kweza yago abantu benshi bakunda kumushyiraho ibintu byinshi bakamubeshyera ibintu byinshi Imana iguha umugisha kutigeze uvuga yuko yago ari wakojeje mu itangazamakuru kuko byari kwitirirwa ko ari za bifu yagiye atangaza afitanye n'abantu birangiye n'umugore babyaranyaje mbaza ndakumva gasa nkeneye gutanga ajya kuryama niba ari nunanyibwirira ko nkunda nkabimbwira ntarasinzira nuko uvuze ngo yakoze kutavuga ko ari yago wamutumye ibintu byose ari factor ga niba uvuze ngo yago yanumye mu byukuri niwe ngende ahubwo umunyamakuru ikiganiro nge nacyumvishe kirinda kirangira yakoze ikosa naho nigeze numva mubaza ati uremera gupimisha umwana ADN ntago nigeze numva amusaba ko bazapimisha umwana bavuga babyaranye wenda atarabihakanye ariko rero wa mukobwa reka nkubwire nabonye usirimutse nge nabonye uri mwiza uri inzobe uri mwiza pe uko nakubonye nta kintu utwaye ariko mu mutwe wawe wakabaye usirimukana ibimenyetso hano kuri social media twe dukunda ibimenyetso twe dukunda byanyereye binyereranire rimwe nta fact ufite nta ka message ka mobile money nta ka message ka WhatsApp nta twa dufoto twawe muri rogi wavuze nta twa dufoto twawe twimusanze wavuze mu birunga nta dufoto twawe nibura muri inkoko nta tu audio ufite wenda turahari nta kintu afite berahare maze arabeme hana kono mwasaze mwikondera ibimenyetso ozo wabakubita akamenyetso kanje ukuntu byahashya umuntu akaza akakubwira ati mbonye ahantu umwana arimo aragenda ati mbonye shaka agendera mu gataro uyo wambwita unyereka ifoto izana ibimenyetso kandi niba utanabifite usaba gupimisha abanyarwanda hano bari ready yo gufasha uwo mwana bakagusapotinga mpaka binjiye kwa muganga bakamupimisha ahubwo koko nimba uwo mwana Irene mubiziranyeho ubu nawe ni ufite icyo azatangaza ariko abasitarimo nabatisobanira Imana bagira ibuntu bageze ukuntu abatindi twarushye ubu wamvuga ntakisobanura buganyira abakene bararushye twararushye Imana reka mambwire ko abastari Imana abastari Imana bahumugisha bubahwe musari se isobanura ry'iwawe arahembwa ye amafaranga arinjira ngo arajya kwisobanura isobanura biki ariko se nanone ni cy'abantu bibashije baturiye amuvandimwe ko ahembwa amafaranga agaragara ni gute ko uyu muntu avuga ko adafasha umwana nimba koko ibyo avuga ari ukuri twebwe uyu munsi aka kanya 50 birashoboka ko ari byo 50 birashoboka ko atari byo ariko nanone numvise rimwe umuvandimwe avuga ati hari uwa Kimisagara nawe yavuze ko ngaba hehe Kimisagara ubundi se tubwiye n'iki kuri amukobwa adashaka no kumva ama interview anyura ku muhanda bakumva ko hari umugore uri Kimisagara nawe yaza kwivuga akavuga ko ari Kimisagara ahubwo no bavuze ngo babyaranye wacuruzaga amacago kandi nawe yavuze ko bahuriyeho yacuruzaga ngo aje kugura ama gift ngo yagombaga gutanga ngahereza uwo babana ngwego none se ubundi wowe ni gute wumvishe ko umuntu afite uwo babana uharangiza ukajya ujya kusambana siko karindagiza se ko kugenda uvuga naho waryamye naho wabyutse umuntu aje mu by'ukora Jackie arakubwira ati Jackie ndashaka ka lipstick cyangwa se aga parfait kiri umugore wanjye mama w'umwana wanjye wenda sibyo Kigali wishaya nyine noneho ubwo niko yabifashe arongeye nawe akujeho niba ibyo avuga ari ukuri kandi yakwetse ko kugura gift ya mama w'umwana
wa mukobwa we wowe uri gutekereza iki? Tubwizanye ukuri nanone, si turaho ngo twibasire, ariko nanone ibi ngibi urumva ja bijye bihaba ubwenge no gufunguka mu mutwe. Rero nta muntu utagira pasi, twese turakose. Nta n'umuntu ufite ubwenge bwo kuba atagwa mu mutego no mu kintu runaka, kuko turi mu isi twisangamo amanywa n'ijoro. Ahubwo dore ikibazo kiri mwaha, dufite ubuyobozi bwuzuye amahoro, dufite ubutabera, dufite inzego z'umutekano. Irene afite inshuti, Irene afite umuryango, uyu mukobwa afite umuryango, afite inshuti. Mbere y'uko uza mu itangazamakuru wegereye umuryango wa Irene, se niba utaragize umugisha wo kuwumenya wegereye inshuti za Irene, se niba utaragize umugisha wo kuzegera wegereye Irene muri Indahabi, uramwandikira ku yindi telefone biranga. Ese ibyo byose niba baranabigerageje bikanga, nyuma y'ibyo wegereye ubuyobozi, nyuma y'ubuyobozi ubona kuza mu itangazamakuru. Ese niba ibyo byose utarabiciyemo, uyu munsi wa none tuvugana, ubu tuvuge yuko aribwo Irene noneho agiye gutinya ko umukobwa yaje mu itangazamakuru akaboneka ubufasha? Jackie, mu kanya gato urabizi neza ko twari turi kumwe, twagerageje gushakisha iki amakuru tukibona iriya nkuru, ngira ngo urabizi. Amakuru rero twakiriye, nubwo utari wakavuze kankunganire, twumvise ko umugore uvugwa muri uyu mwandiko atari uriya kuba muzi cyane, sibyo? Yego, ko umumama wabyaranye nuno muvandimwe ari umumama w'umwana mwiza, utuje, ugira iki, utuje, unasenga cyane ngo udasha no kuza muri iyi mihanda. Exactly. Aho nari kuhagera, ati rwose w'imisatsi ya natirere, ati w'umwana mwiza cyane, ewana ngo w'umunyamasengesho bikomeye, ati noneho wabyaranye na Irene ubundi muri uriya mwandiko, ari nawe wemerwa uriya mwana ari proud, kuko hari umwana Irene ajya akunda gupostinga muri IG ze zose. Yego. Ibyo nanjye ndabyemera, nari no kubigeraho rwose. Wari uhari ayo makuru wayumva? Nayumvise, kandi aya makuru njyewe nayiherewe n'umuntu umwe wa hafi mu bantu ba Irene. Reka mbabwire, aya makuru tubazaniye twayahawe n'umuntu umwe mu bantu kw'Imana yo mu ijuru b'inshuti gutya na muri Indahabi Irene. Rwose yatwibwiye, reka rero tubabwire uko bimeze. Ati ryewe, ati wo tuzi, ati Irene tuze mu myaka ndumva ari 6-7 cyane, ati wo tuzi kabisa, tuzi ko ari umumama utuje, yego rwose usenga, ati noneho ikirenze nta nubwo tuzi ko yaza kuri izi kamera, ati ntashaka kuhagera, icyo ndakizi nakiyumviye n'amatwi yanjye. Yego, ati uyu ntawe tuzi. Ubwo rero kereka ariko tugarutse inyuma, nubwo nari kuhagera, ntabwo n'ubundi aho abantu babiri bahurira, yego twahamenye. Hari uwo tuzi mu mwandiko wemerwa n'abantu, ari uyu nguyu twakomeje twumva, ari nawe abereye proud mu gupostinga umwana we. Icyo ntago dushobora kujyaho ngo duhakane ko umuntu adashaka kuboyikota ngo ajye hanze, ahubwo twari twaje kuvuga kuri uyu mwana wundi w'umukobwa wagaragaye muri uyu mwandiko, ariko asa nawe yakoresheje imvugo z'urukozasoni. Bora no kuvuga umuntu ariko reka nkubwize ukuri, dushaka kuvuga ko umugabo mwatandukanye atagufasha n'ibindi byose n'agahinda yaguteye, ariko kuvuga uko mwagiye muryamana na mwaryamane n'ubwambure bw'umuntu busize ku karubanda ni icyubahiro gike nawe ubwo uba wihaye. Kimwe nuko umugabo aba afite urugo akazagenda, n'urugero afite urugo navuga ari akajya hanze, biri navuga official, akaba yanabyara hanze, wenda bakajya bumva ngo umuntu afite umwana hanze, kandi mu by'ukuri wenda we abizi ko amufite, barabikora cyane, barabikora. Ariko nanone twibaza urundi ruhande, njyewe ndi ku mpande ebyiri, nanjye ndimo hagati, nanone bibaye atari byo. Hari n'ukuntu umuntu yumva inkuru, umuntu akaba yahamagara umuntu akaza kuyirakonta akurikije ibintu byagiye bica mu binyamakuru, akaba yamuha n'umwandiko, akiyitirira cya kintu, akaba yamuha umwandiko muri ya nkuru, undi akawugenderaho, akabigira nka script akabisoma, nka kwa kundi abakinnyi ba filime basoma nyine. Gusa nkurikije uko nuko bwabivuze, wenda urabona ko yari ifite icyizere, gusa n'icyaha.
nimba yanamubeshye cyangwa se ko ari icyaha gihanwa n'amategeko. ahubwo Irene nawe ni nk'umusitari kandi ufite fans, ufite abantu bamukunda, ufite fame, nagira ikintu akora kuri iyi nkuru yamusohotseho. nimba bamubeshyera nashyira umuntu mu butabera bukurikirane ibi bintu bamenye impamvu byasohotse. niba kandi koko baranabyaranye nk'umuntu wafashije Dorcas na Vestine, ukafasha n'abandi bose utazi, fasha n'amaraso yawe, ufashe n'uwo wabyaye. none sabwo tukibaza kubera iki tubona bibayariye koko ari byo. umwe mukunda akamupostinga ukabona ko ari proud kabisa yo gufasha umwana, undi we yabazira iki? icyo kibazo ushaka kukimbaza nkahita nkomerekera mu kiganiro dushaka kuditaruka, kuko nawe nshaka kwicara nkibaza ngo uyu munsi kubera iki kwaje kwa pra twagisimbutse. burya bari uburenganzira bw'umuntu kuba proud y'umwana, ariko ubundi wakabaye wa proud y'amaraso yawe. ariko nanone kujya kumubyara ntawe warawigutumye. buretse gato uyu munyamakuru wamuzaye nanone abanyamihanda dukunda ibimenyetso. nimba koko ibi bintu ari byo, aramutse ari we, zana utumenyetso dukeya werekane. Gasa muri bimwe by'umwuga ukora hari ikintu kimwe ngukundira muri iyi mihanda. nkunda ko igihe kimwe ugiye gukora ikiganiro n'umuntu akuzaniye inkuru, hari igihe umusaba kukwereka message, audio cyangwa se n'ikindi kimenyetso. erega umuntu ashobora kuzana akavuga ati wagira gutyo ugasanga koko uwo muntu aziranye na Jack, ariko mu by'ukuri ikintu cyo kuryamana ntakirimo. swati yatumwe cyangwa se yaraziranye na Jackie, cyangwa se ari cyo bapfuye agashaka nkuko muri comment umuntu aza akagusiga umwanda nta hantu muhuriye. ndakumva cyane. ahubwo wenda abanyamakuru ukora arakosa, twese turakosa, ahubwo byakaduha isomo tukajya tuba maso. uriho ugihumeka wese arakosa. niyo utakosa none niyo wumva uri perfect none ntago imbere uhaze. hari igihe ukosa mu bana, mu babyeyi, mu baturanyi, mu kazi no mu buzima busanzwe. hari impamvu nyinshi zo gukosa. rero twihuse cyane tugana no ku musozo w'iki kiganiro. muri Ndahabi yafashije benshi, azwi mu bikorwa byo gufasha. nagira ngo ngire ikintu kimwe musaba muri iki kiganiro. niba ibivugwa ari ukuri, niko nari ngiye kongeraho. nimba ibivugwa ari ukuri, erega hari no kuba ibintu ari ukuri Gasa. kuko bishoboka ko no kuba byaba ari byo cyangwa se atari byo. ariko ikintu kimwe muri uyu mwandiko, muri iyi nkuru, cy'ingenzi kiruta n'ibindi bintu byari byo byose, muri Ndahabi yegere ubutabera niba beshyerwa. ariko niba ari ukuri, ibi bintu nibyo turi kuvugaho abanyarwandakazi, niba ari ukuri, nicyo gihe ngo Imana iguhe kugira ngo uwo mwana abone amahirwe nk'ayo wahaye abandi bana bose mutaziranye. iyo niyo message yanjye. niyo waba warabyaye ku muntu utekereza ko mutakundanaga, bibaho. niyo waba warabyaye ku muntu nyuma ukumva ko wakosheje cyangwa wahubutse, ariko nta gisa nk'amaraso yawe uko yaba ari kose, uwo mwana nta ruhara yaragize rwo kugira ngo uhure na nyina no kujya mu menyane n'ibyo mwacanyemo. niba ibivugwa ari ukuri, gira imbabazi, gira impuhwe nyinshi, yego we. none se hari akantu kanshanze, sibyo? bigenze bite Jackie? kuba wibutse ibintu byinshi iyo ugeze ku bakobwa batewe inda cyangwa se ku basingo mama. yego tata njye ndashimira ko yanyitayeho nkiri mutoya. urumva aha hantu ndababwiye ngo muhiteho. nimba ibivugwa ari ukuri, Irene, gira imbabazi, gira impuhwe nyinshi z'ababyeyi, yego we.
bye. Jackie ngayo nguko uyu mukobwa rero reka tuvuge ngo nimba ari ukuri azashaka n'umuvandimwe baganire. Nta kindi nakurozinze, gira imbabazi, gira impuhwe nyinshi z'ababyeyi niba ibivugwa ari ukuri. Sinshaka kurira mu kiganiro, dusubire mu kiganiro cy'ubutaha nakagaruka. Au revoir. Urarize? Abazi gira impuhwe nyinshi z'ababyeyi, yego we njye ndashimira papa ko yanyitayeho nkiri mutoya, niwe wandeze. Gasaro TV.